Ndaguje cyane kandi nizeye kumeze neza, nizere ko ibyo ukora byose biri kugenda neza. Hanyuma nge nitwa Zanda, niyo mazina yanjye, nta kindi tuba tuje kuganira uretse amakuru y'imyidagaduro, aho tugenda tureba ni ibiki birimo biravugwa haba hano mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ubwo ni muri Afurika, ariko tukaza no kwambuka tukanyarukira hakurya tukareba ngo ni ibiki biriyo, ni ibiki biri kuvugwa, hanyuma kandi tukaza kuba tuganira. Nizere ko umeze neza rero, ndetse kandi ibyo muri gukora n'ibyo muri gutegura gukora byose biba biri kugenda neza. Bayita The Tone Show, izere ko wakanze subscribe ariko nawe utarayikanda. Today is the day today is the day. Hanyuma kandi mbere yuko dukomeza mu makuru yacu y'imyidagaduro, reka nkwibutse yuko Tembera 250 nimwe muri kampani nziza zishobora kugufasha kubijyanye n'ubukerarugendo. Ushaka gusura ibice nyaburanga by'igihugu bigiye bitandukanye, byose kabisa nta gisigaye, ugomba gusanga Tembera 250. Tembera 250 rero bagufasha kujya muri ibyo bice narimaze kukubwira by'igihugu byose, bakagutembereza, bakagufasha kugenda gusobanurira bimwe mu byiza nyaburanga by'igihugu, kubera ko nyine nawe nubwo umunyarwanda ushaka kuba utabizi, rero bashobora kubigufashamo, bakagenda bakuganiriza 5 kuri 5. Hanyuma kandi ubwo wabahamagara kuri 0788 11 010 cyangwa se ukabandikira no kuri WhatsApp, bakagufasha mu gihe waba ukeneye kugira aho usura, mu gihe muri benshi mukeneye kugendera hamwe, mukeneye ko bashobora kubafasha kuba mwatembera mu bice mwifuza gutemberamo. Nimero wayandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukanayihamagara, hanyuma bakagufasha 5 kuri 5. Hanyuma kandi nanone nkwibutse yuko ukeneye imodoka nziza ziri comfortable cyangwa se comfortable cars, nandi wazikuretse muri Premium Car Rental, n'ahantu honyine bashobora kuguhereza imodoka zo gukodesha, imodoka yaba ziri hasi n'iziri hejuru. Ubwo ndavuga za Kia, arazamo za Hyundai n'izindi zigiye zitandukanye, zose ziba zihari, bayita Premium Car Rental. Hanyuma kandi wabahamagara kuri 0788 989270, bakagufasha kubona imodoka ziri ku kigero wifuza kandi rwose zi class nkuko nawe uri class. Reka rero muri kazi muri aya makuru tugiye kuganira, nge nitwa Zanda, tuganire ku makuru y'imyidagaduro. Yes, reka nk'ikaze rero muri aya makuru tugiye kuganiramo. Mbere na mbere nkubwire yuko dosiye y'uwitwa Marshal Ujeku yashyikirijwe ubushinjacyaha. Ira akaba ari dosiye ya Marshal uje kuvuka Emmanuel, wamenyekanye nka Marshal Ujeku, akaba nyiri Marshal Real Estate, akaba yashyikirijwe ubushinjacyaha kuri 25 Gicurasi 2026. Hanyuma kandi ubwo ni pereza ry'ibanze ryagaragaje ko uje kuvuka Emmanuel akurikiranyweho ibyaha 3. Akaba ari amakuru rero yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitieri niwe watangaje ano makuru. Umuvugizi rero wa RIB yemeje ko uyu mugabo akurikiranyweho ibyaha 3 birimo ubuhemu, kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Marshal Ujeku yatawe muri yombi ku itariki 20 Gicurasi 2026, afungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro, hamijwe n'urukiko rero icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi. Murabizi ko iyo bihamijwe hakoreshejwe uburiganya mu kwesha ikintu cy'undi, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2, ariko kitarenze kandi imyaka 3, ntihazaba itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko kandi ntaze kurenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe rero uhamijwe icyaha cy'ubuhemu ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3, ariko kitarenze imyaka 5, ntihazaba itari munsi y'500, ariko itarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Uhamijwe icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano, ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5, ariko kitarenze imyaka 7, ntihazaba itari munsi ya miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda, ikarenze miliyoni 5. Mbona witwa Nyamabondo arimo arasesengura bijyanye n'inyandiko mpimbano, kubera ko murabizi ko yigeze gufungwa ngo imyaka 7 aziri mu nyandiko mpimbano, ngo yabeshyaga yuko ngo ari umunyamurenge ngashaka kujya i Burayi ngo baza kumufata bagatera kareka uyu muntu ntagasa n'umuntu wanyoye amata rwose, umunyamurenge reka nareke kutubeye. Hanyuma bamufata gutyo rero, baza kuba fungwa hafi imyaka 7, gusa ngo yawe n'ibibazo ngo yaratashye asanga umugore we ngo yarigendeye ashatse undi mugabo. Yes, ni Marshal rero wamaze gutabwa muri yombi, kabisa. Yatawe muri yombi kuri 20, ariko dosiye yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha. Ibi bintu mwihaye abantu bacuruza ibibanza, abantu bacuruza amazu,
kugenda ukagurisha ikibanza kiri mu mazina y'undi muntu ku buryo umuntu ashobora kujya gukora mitasiyo agasanga ubwo butaka cyangwa se iyo nzu yaraguzwe. Ibi bintu ni ubutekamutwe, ibi bintu bibicira izina, ikindi kandi byica n'amazina y'abandi bantu mukorana, abakora ibisa n'ibyo mukora. Murimo murabicira isoko, murimo murabateza abantu, kubera ko reka mubwire, niba ngewe Zanda aguze inzu na Marshal Real Estate nkasanga ni ubutekamutwe, nta wundi muntu nzongera kwizera ku buryo nshobora kumuha amafaranga yongeye kugura ikibanza. Usanga nyine ibintu byose abantu bahita babifata nk'aho ari ubutekamutwe, nk'abantu baba bashaka kubiba no kubarya amafaranga yabo. Ugasanga wowe nubwo wari gukora ibyawe nka company yawe, ariko nanone ugiye kwambika isura mbi abandi bakora nk'ibyo ukora, kandi maybe bo bashobora kuba banakora biri professional kabisa. So naga ibintu byiza rero mukwiye kujya mubyitaho, ariko kandi abantu bahereza ibyangombwa byo gukora bano bantu kabisa bakora ibi bintu bya real estate n'ibintu bigiye bitandukanye bisa nabyo, abantu bahereza ibyangombwa bano bantu mukwiye kujya, ubwo n'inzego za leta zibishinzwe of course, ariko bakwiye kujya niba na checkinga bakareba bano bantu muri rusange. Hanyuma kandi mu zindi nkuru nakubwira nuko muri rusange, nyuma yuko mvuye kuri Marshal, reka nkubwire yuko witwa Kitoko ndetse na Bwiza bamaze kongerwa mu bitaramo Summer Country Tour. Yungwe Bruce Melody akaba yarabitumiyemo The Ben, byitezwe ko bizatangira mu karere ka Musanze tariki ya 13. Hanyuma rero nubwo bombi n'ubundi bamaze kuba bemezwa nk'abazatarama muri ibi bitaramo, byitezwe yuko hari n'abandi bagiye batandukanye bazatangazwa mu minsi iri imbere, bakagenda batangazwa nk'abazatarama muri ibi bitaramo. Hanyuma kandi ni ibitaramo bizahera mu karere ka Musanze nk'uko narimaze kubikubwira, zo biri ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu. Abantu b'i Musanze mwitegure mu kubaga kweto kabisa, mwitegure ko Bruce Melody aramanutse, Kitoko araje, The Ben aramanutse, ndetse na Bwiza n'abandi bazagenda batangazwa mu minsi ya vuba. Hanyuma niba vi Musanze bazakomereza Nyagatare ku itariki 20, mu gihe ku itariki 27 bazaba bari mu Bugesera bagasoreza i Rubavu ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma witwa Aman Africa akaba yobora Atland gwifasha mu myiteguro y'ibi bitaramo, rutse gutangaza ko ibi bitaramo bizajya bimara iminsi ine, kubera ko iminsi 3 ibanza ya mbere izagigaragaramo imurikagurisha ry'abacuruzi bagiye batandukanye bitewe n'abacuruzi bari muri ako karere. Hanyuma kandi baze bamurika ibikorwa byabo, kubera ko bifuza ko ibi bitaramo bizajya bigira icyo bisigira abashoramari cyangwa se abikorera bagiye batandukanye muri utwo turere bazabagiyemo cyangwa se muri iyo migi. Urumva ko ari ikintu cyiza. Iminsi 3 y'imurikagurisha, umunsi wa 4 wari umunsi w'igitaramo Mbaturamugabo, aba bahanzi nyine bazajya bagaragaramo. Hanyuma ni ibitaramo bizenguruka igihugu byateguwe na Bruce Melody, abitumiramo The Ben nyuma yuko Bruce Melody nawe yari yitabiriye The New Year Groove. Akaba ari igitaramo cya The Ben kiba buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka, buri mwaka buri tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ibyo bitaramo biraba. Hanyuma ubwo rero na Bruce Melody nawe yaramwishyuye amutumira mu bitaramo bye kugira ngo babe besurana, bongere besurane nk'uko besuranye muri BK Arena. Ni bato bari bateguye kabisa kugira ngo barebe who's the best kabisa, ariko who's the best se ntiyabonetse, kandi ibyo ni ibintu tuza kutindaho. Ubu koko mugiye muri comment ntago mwatubwira umuntu wese uyundi akamuca amazuru, ariko ntago yamuciye amazuru da. Ni mu buryo bwo kugira ngo bumva n'imitsi mu bijyanye n'imiziki, ntago besuranye ngo besurane ibyo kwisurana. Ariko subye muri comment ntago who's the best ntago yabonetse, ntiyabonetse. Reka bazongere besurane rero muri ibi bitaramo bizenguruka imigine, cyane yuko buri wese azajya bafite umwanya uhagije kugira ngo yiyerekane ku rubyiniro. Hanyuma rucimana kabisa, kuko buri bose bari tayari, imyiteguro igeze kure, ndetse kandi amatariki yabasatiriye cyane. Hanyuma n'andi makuru rero nkomeje nuko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bwa Eric Semuhungu rugumishaho icyemezo cyari cyarafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cy'uko afunga iminsi 30 y'agateganyo. Ni umwanzuro rero w'urukiko wafashwe tariki ya 26, ubwo ni ku munsi uyu wa 26 turiho, aho rwemeje ku bujurire bwa Semuhungu Eric nta shingiro bufite, ndetse n'ingwate yatanze asaba ko yarekurwa akaba atayemerewe kabisa, akaba agumishwa mu igororero kwa 21 Gicurasi. Nyango niyo mubyibuka twabigarutseho hano kuri The Tone Show, nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije urubanza mu bujurire ku ifungwa n'ifungwa rwa Eric Semuhungu.
hanyuma kandi ni urubanza rwashyizwe mu muhezo bitewe n'uko ibivugirwamo birimo ibinyuranyije n'imyitwarire mbonezabupfura no kuba uregwa yagurwa no kuburanira mu ruhame. Nyuma y'uko Eric Ssemwanga yatawe muri yombi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo, hanyuma ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rukaba rwari rwanzuye ko akomeza gukurikiranwa afunzwe mu minsi 30 y'agateganyo, cyakora aza kujuririra icyo cyemezo. Ibya rero bitandukanye byaboneye ibimenyetso bituma Eric Ssemwanga akomeza gukurikiranwa afunzwe, ni icyaha cyo gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'icyo gusakaza amashusho yerekeye imikoreshereze y'ibitsina, mu gihe cyo gukangisha gusebanya cyo cyaburiwe ibimenyetso byatuma akomeza kurikurikiranwaho. Ubwo byumvikane ko ibyaboneye n'ibimenyetso ndumva ari byo bikomeye, ubwo bijyanye no gufungwa nyine ubwo agomba kuba ari mageragere gake gake kubera ko ibyaha nyine bidatorerwa gukoresha n'imibonano mpuzabitsina, cyane yuko uyu nguyu yarabyemereye avuga ko ari umutinganyi. Rero gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato noneho umutinga ibibazo ibintu birakomeye kabisa. Hanyuma kandi reka nsoze amakuru yanjye kwitwa Tyla wahigitse Burna Boy na Wizkid akegukana igihembo cya Best Afrobeat Artist muri America Music Awards. Hanyuma kandi umuhanzikazi w'umunyafrika y'Epfo yitwa Tyla yongeye kwandika amateka mu muziki mpuzamahanga nyuma yo kwegukana igihembo cya Best Afrobeat Artist muri American Music Awards. Ibihembo byatanzwe mu ijoro ryo kuri wa 25 Gicurasi bitangirwa i Las Vegas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyubako ya MGM Grand Garden Arena. Tyla yitwaye neza cyane mu njyana ya Afrobeat rero ikomeje kwigarurira imitima ya benshi ku isi. Akaba atari n'iki gihembo gusa kandi yegukanye sinacyo yaranahatanyemo kuko yanegukanye n'icyiciro cya Social Song of the Year abikesha indirimbo yise Channel yakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mbuga zicuruza umuziki muri rusange. Mu cyiciro cya Best Afrobeat Artist Tyla yarahanganye n'abahanzi bakomeye barimo Brema, Wizkid, Burna Boy ndetse na Ashake. Ibintu byatumye intsinzi irushaho kugira agaciro kanini cyane. Ibihembo rero byabaye mu rwego rwo gushimira abahanzi bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa mu mwaka ushize kabisa. N'ibihembo rero byatanzwe Tyla akaba higika abona bimaze kukubwira hejuru cyane ko abangaba ni ibikomerezwa kabisa kumva yuko rero yatsinze bano bagabo bakomeye cyane, ni ikintu cyo kumwubahira ndetse kandi akaba nacyo cyahaye agaciro ibi bihembo yegukanye muri rusange. Hanyuma njye naho ngaho nsoresha mu kwimyidagaduro nayo ngufite reka ngushimire nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ariko kandi nkomeze kukubwira ngo Imana ikomeze guhereza umugisha mu byo ukora byose. Hanyuma ntukibagirwe yuko ukeneye gukodesha imodoka zigezweho, imodoka nziza, imodoka zitagutesha umutwe mu gihe uri mu rugendo rwawe, nandi wahamagara kuri 0782989270 ni muri Premium Car Rental. Honyine bashobora kugufasha kuguhereza imodoka zigezweho kandi nziza cyane kabisa zifite n'isuku, kandi ibyo nabyo ntubyibagirwe. Hanyuma kandi ukeneye gutembera, ukeneye gusura ibyiza nyaburanga bigize igihugu cy'u Rwanda, nta yindi company yonyine igomba kubigufashamo kugira ngo bagutembereze umenye ibyiza byose bigize igihugu cyawe cyangwa se n'abashyitsi bawe uba wazanye n'aha kuhatemberera. Ugomba kugana company ya Tembera 250, niyo company yonyine yizewe ishobora kugufasha. Aho ushobora kwandikira kuri WhatsApp kuri 0788 110 10 10 cyangwa se 0788 ubwo byaterwa nuko ugomba kuzifata. Ubandikiye kuri WhatsApp cyangwa se ubahamagare, byose birakunda. Hanyuma kandi tuzasubira mu makuru y'ubutaha. Hasta la vista.